ngaho wirirwe mukanga wirirwe rwose turinyakuye sinzi aho tuganye hirya hana bazo bagira sezera bazo bagira oya nimwe muretse kugenda mwembi narimba keneye tukenera se ukeneye se umusanga mu nzira boshye inoti umuntu atoragura agenda yegora mumbarize cyarukwe mbitswa nigendere ndagira ngo niya mu mugore wawe wumva ejo bitazaba amazima uje utese muko jyawe unyiyama nakoneshereje se nagize ni wowe nyine niyama cyarukwe kuki utagira inama umugore wawe koko kahore ikibazo gifitanye nande muri twembe ko numva uvanga ibintu yegora mumbarize niko bazubagiye mpa mahoro muko mpa mahoro madam uretse kwiyemera se uramenye mpa mahoro urinda ungendanira umwana ariko wafunza ko kanwa kawe koko wa mugore ndakwiyamye wa mugore ndakwiyamye ari wa mugore utangiye gutongana ntabwo warega ngo unahane kandi uhanisha ibitutsi yegora utantuka ukambona kanigendere ese ko numva ubihungara utantuka ukambona ko agenda abunza umunwa hirya no hino ateranya abantu urabishyigikiye cyarukwe ndumva ufite menshi kandi umugore wanjye ntiyoroshye ureba nareka tubonane noneho ndetse nigendere mfite icyaka unyitondere urwo runwa rwawe ndarwiyamye ukeneye ko mukemurira ikibazo nsange mu kabari tubyumve ariko rega nawe urabyihungije koko genda ndakwiyamye kusashirwa genda cyarukwe ndabumva baje rero wasengera wagira wibuke ko nta gasabune kari mu rugo baje ubagerera nta kunyu ubweno wahora kunyurira sinarangije kuwishyura zigeze aho ziryoshye none urashaka kuzizeramo isabune none se ejo nuzoga nigigeze kuri ya gahunda yawe nicyo dupfa gahunda y'ejo uyizana gute uyu munsi ko ibyejo bibara abejo ahubwo uzi ko umuntu katagiye kumugeramo abona ibintu byiza ibiki se cyarukwe uzi ko ugenda uzaza uba mwiza cyane ndi mwiza nibyo se koko uri ikizubazuba manica wambaye amasogisi yego disi ariko nawe ntiboroshye n'ukuri nibyo umugahanga kawe ndabona amaterasi meza ejo waretse tukagurana ibikombe tunyweramo kubera ikize cyarukwe ndagira ngo nsomere aho wasomeraga ubwo nguzomye mu kabari bakurwa cyarukwe towe urumva nagukunze wowe urumva se nawe wankunze umva disi we si ibisanzwe se shyiraho virimu we shyiramo virimu rero ukuntu gata maze ugaceze nawe ubundi se kuva njye mfite perimi yo gutwara ibirenge urumva urabona naceza nk'intobo ku rukoma icyaba cyarakunyereza uceze ukiri agasore wanyemeye none ndakwemeye reka ahubwo ntebeze rero ko atari bwo bigenda neza ntebeze rwose watebeje nabi cyarukwe gute uragaragaza bya bindi ibyo ugaragaza ni ibigize mvuga bahora ni gutya bya bindi mbeba yagize kwa kundi biragaragara cyarukwe ubundi ubwo kandi nari maze guhimbarwa reka nicaye bimwe by'imbeba se waretse tugataha cyarukwe haguruka ngwino reka dutahe tumenye kwiyanura none se uranyura ye ku umuryango sahuri kandi wazinze ngwino nuja kumenya aho ajya sekera vinikira nyuraha cyapfa n'abagore batamenyereye akabari ege cyakawe imvura muri tuyinyota ntawe yindoze bahu yewe cyakora ubivuze neza koko ngira ngo hari wayikuroze n'inzoga warayinyoye ubyukanye cyaka cyarukwe aha kubanza hari umuroze wanoze yabuduhereye hamwe na nawe usigaye utoroshye
umva mbese cyaro Eh? nubwo nanywa sinageza hawe ni ukuri Ese bazubagiye. Nta mafaranga harya naraye nguhaye ngumbikire. yewe Eh. ashwida reka nawe wigeze umpa rwose nta mafaranga wampaye None se ko ndamwikabutura nta yarimo. aha nuko rero cyangwa urashaka kuyampisha cyarukwe ibihumbi 2 byose twaraye tubinywereye turabimara ntibishoboka ntabwo wabindira Nanjye nicyo nibaza. Warije mufuka wayangutiye abazubagira ko wasanga naraye nyaguhaye. yewe Eh. akira nawe irebere isi ngutiya yanjye wanga amazimwe abantu bahabona nta mafaranga wampaye Gusa amafaranga nari mfite yarayashize koko. cyangwa wishyuye ntibakugarurira cyarukwe ubwo se uko byagenze Uzi ko bishoboka. Reka nze njyewe mbaze neza numve. Ariko se amafaranga 2,000 ntabwo twayanywereye ngo tuyamare rwose. Ntabwo bishoboka. cyangwa wayataye igihe wahaguruka guceza cyarukwe kandi nari nakubujije Harya naraye nceje. mfati ese nubu nakibyibuka ariko waretse inzoga cyarukwe are ahubwo ruragira ngo ujye winywera wenyine ibyo bisubizo bivanye igihe rwose aho kugira ngo ngere naho nibagirwa uko natashye nazireka ni ukuri Ariko bazubagira wajye uvuga uzika. Kutaziretse umunsi mbete ziziguta muri yombi nkasanga inkono yaketse. nigeze ndara mu gasozi se ko natembye niyizira mu rugo Reka nkwihorere. cyane nibyo kujya ukangisha Ese ko urukweto mbona rumwe urundi warushyize hehe? ndushyira hese hari urwo wambikije Ntibishoboka. Urukweto rwanye se rwaba ruri hehe kuko? ibyo ni ibyo ubutangiye Ubu kandi se niba wibuka neza twazanye rwambaye. muri kirya gicuku uko twari tumeze nari kumenya niba wambaye urukweto cyangwa warutaye Urukweto rwanye n'uruzimire ntambarira rota. inama se yagenze neza cyarukwe Cyane. Banashimye maze. Ariko uzi ko buriya niyamamaje natorerwa kuyobora umurenge bazungu. kubera iki Uzi ko iyo mpagurutse ngiye gutanga igitekerezo mu nama abaturage bose bahita bampa amashyi. bagushima se None se urumva baguha amashyi bakugaya? hanyuma se uyu munsi ngo bagushimiye ikira Banshimye ngo mfite isuku. reka ye ko nshimye se ko wari wakarabye unambaye imyenda igaragara ko imeshe iyo baramuka babonye ya mugondo cyarukwe Mbari kubibona gute se narengejeho ipantaro ifuze? Cyarukwe wenda iyo nibagirwa nko gufunga lisani wenda nibwo bari kuyibona. ariko uze kuzana nyifure cyarukwe Buriya sifuze ntibyatuma hahandi imbeba yariye hiyongera. nzabanza amadode ariko tureke kurimba uyu nkoko ko Ariko nuko nashinyira amanota yagabanutse. Inkweto zantwaye amanota. Niyo upfa ko mazacomeka zawe wenda nkagenda nzambaye. sinakubwiye ariko ko ntago hacomeka zanjye bishoboka ubwo se zicitse najya njyana iki mu bandi bishoboka sinzazigutiza Uretse kunshima rero. Ikindi bavuze ngo ubu tugomba gutanga amasambu abatije bakayashyiramo amaterasi y'indinganire. ubwo wabyemeye None urumva nari kubyanga? njye umenya ko ibyo bintu ntazabyemera urabyumvise isambu yacu uyitange koko ariyo yari dutunze ntabwo iyo sambu sinzakwemera ko abatije Ngo ntuzabyemera? Jye imbere tugende kwa konsiyo nako kwa zegitifu byivugire. Tugende.